zamanukanye umusada rutura karabutaka nyuma yo kumenya ko ewana abatanzania babamanuye nabo ibihumbi n'ibihumbi urumva ko byasa kose ntago bari kwemera kuvuga ngo barabamanuye tugiye turyame ahubwo bavuze ati izasamwa nazo zaravuze ati reka tumanure umusada wacu w'abakomando bacu twizeye w'abasirikare twizeye muri urugamba hanyuma bagende bikorere utuntu twabo nakira makuru bakataka M23 oya aba barundi bakataka sorry abatanzania bakataka M23 bari bategereje itegeko rimwe gusa kuko ngo bari biteguye bihagije rero munyamere nogera basuze bakunzi b'urugendo ndabasuje kandi bahaye ikaze mwe mu bice byo bitandukanye abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba rigera bwaryo ndabasuje kandi bahaye ikaze muri rusange turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2026 ibintu byamaze ku bindi kuri tere y'imirwano amayeri ya Kisekedi yamaze kumenyekana uyu mugabo n'umubi cyane umugabo n'umwicanyi uyu mugabo mu byukuri kashe bakokere yonse amashereka mabi yonka amaraso mabi uyu mugabo n'amaraso y'ubwicanye kuki mvuze ibi bintu byose ngiye kuba mbigusobanurira mbabwire ukuntu abeshya mbabwire mu byukuri byose ibyo yaragamije mu byukuri kugira ngo arohe mama 23 ndetse byose byamenyekanye amayeri ye yamenyekanye byose ngiye kugenda mbikubwira muri aya makuru tugiye kugenda twibona muri iki gitondo ntago ari byo gusa rero ntago byoshe ibindi andi makuru twabaza kuba tumenya mabi cyane ndaje nyakugezeho muri aka kanya ndakubwira ko Kazinga Karambi ubugana ingabo z'Urundi zihashiriye izasarambwe zimaze kwakorera ishyano muri rukerera ibintu birakomeye cyane turagaruka kandi kuri 23 nayo ibiranze imena ingabo z'umusada ku rwego ruremereye cyane irababwira ati mu byo kuri intare nayo burya ngo ntiyarize gufata aje ningwe ntiyarize gufata gakanu yarabyigishijwe mujye kumenya Uvira igiye kuberamo icyo twakita urugamba ndizasarambwe zigiye guca agasuzuguro muri rukerera aya namakuru amaze kubamenya ku rwego ruremereye cyane nongera basubiriremo izasarambwe zigiye kuba zica hagasuzuguro ku rwego ruremereye cyane byose amakuru yamaze kuba amenyekana si ibyo gusa kandi fi amakuru ni menshi agusa ibimbabwiye mugiye kumenya byinshi muri urugamba ariko kandi Fisi nawe yateguye byinshi bigiye bitandukanye muri aya makuru nawe agiye kugenda tugezaho rero ngo bisanzwe mbahaye ikaze ariko kandi reka nawe muhikaze fi mutereza aramutse neza bwana neza umera cyane so ndakwakiye kandi none ngira ngo wibwire kuko uri mushasha of course urumvikana ariko kandi ntabwo uri mushasha muri ibi bintu ahubwo wibwira abadukurikiye ndetse tubwire amakuru duteguriye yes nibyo neza 5 bakunzi bacu turabifuriza kugira igitondo cyiza kitari cy'icumi n'ebyiri ndetse turabifuriza kugubwa neza no gutangira akazi neza kuri mwe mwese abagiye mu kazi ngiye muri kumva ni Fisi umunyamakuru uba wazindutse abashakira top news musimbuka kuri top news mukoreho subscribe top news rwose niho ashwanyaguriza ngira ngo hari turatwishyira muri comment turatwishyira muri comment yuko hari umuntu wanyerukiraho agakora subscribe yes gusa rero nkuko warukomeje kubivuga uyu mugabo imitwe yiwe ntago ikunda gushirayo uwo ni Kisekedi nta wundi ngira ngo mwakomeje kubikurikirana cyane kubyo bare bavuze binyuze muri ministri we w'intebe wungirije bavuga ko noneho M23 bayiteguriye miliyari 5 z'idolari miliyari 5 z'idolari wagize ngo se bagiye kuzifata bazihereze M23 reka miliyari 5 z'idolari mu gihe cy'imyaka 5 ayo mafaranga agiye gutakazwa kure mu 23 kugira ngo noneho bayikureho umutwe burundu ntago ari kuvuga ngo bagiye kwigurira ifu y'igikoma ibyo bazajya bakuramo ama breakfast bahe mu gitondo reka ni intwaro karabutaka no kuzana abandi bacancu ndanakubwira ko kandi ejo hari amakuru tutabagezeho twari turi gucukumbura neza cyane y'abasirikari bagira kuri 40 M23 yari yohereje muri mu gace ka Makobora ka Makobora aho aba basirikari hari umutwe wa Special Ibu na FDNB Special Force ya FDNB ndetse na Garde Presidentielle
abangaba bose bakaba bari baburiwe irengero. Ndaje nkubwire uko byabagendekeye nyuma yuko babonye GPS zabo zivuyeho. Ese abarundi mama ko baraye barunze ingabo nyinshi hano ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, abandi nabo bakerekeza muri Kongo, n'iri joro nanone bongeye gukora ibindi bitendo bitandukanye, ariko hari ikintu kiri kunangazanira so ko u Burundi buri gukora ibingibi byamenyekanye, nkaba nabonye u Rwanda rwo nta n'ikintu rwigeze rubikoraho na gato. Yego, ruriturije. U Rwanda rero nta mpamvu abagerega ruri tayari cyane, ntago rugomba kujya. Nta n'umusirikare n'umwe wigeze ujya ku mupaka cyangwa bagire ikintu bahindura. Ibyo biba byarabaye kera papa wanjye, ibyo biba byarabaye kera, nta n'impamvu baba bagomba kumva ko igikuba cyacitse. Bera niba bagomba kumva igikuba cyacitse bakamera gutya, ariko u Rwanda abatuje bakora ibyo bitunze. So nibyo rero ikaze rero mu makuru arambuye. Ni byinshi rero mwabyumvije ko tugiye kwa turebera hamwe. Hanyuma fise kaduhere ku mayeri y'umugabo Tshisekedi. Impamvu navuze ko ari amayeri, uyu mugabo byamaze kumenyekana ku munsi w'ejo, nibwo turababwira tuti se reka turebere hamwe ni igiki zino kintu kiri kumvikana neza cyane. Kuki uyu mugabo mukumya kumutega amatwi mukamwumva, nimba kuki ashaka amahoro, kuki iyo ari kohereza ingabo z'aba Tanzania ko namaze kubimenya kari uri muri deal, kuki avuga ngo MV totereshaka mu biganiro ariko kandi akadeploying ingabo. Buriya uyu mugabo hari impamvu imwe yonyine gusa rukumbi ituma bamutega amatwi bakamwumva, wenda hakagera n'utuntu tw'udukorwa tumwe na tumwe duto bagenda bamufasha. Buriya muri Bibiliya hari ahantu avuga ngo nubura ubwenge nzaguta. Ibyo bisobanuye ko nimba nyine uri igicucu nta muntu n'umwe uzakumva. Uyu mugabo hari akantu kamwe konyine yibitseho gatuma abantu bamwumva. Kurundi uyu nguyu ibintu akora bigaragaza yuko nta kintu afite mu mutwe wiwe. Ikintu afite cyonyine gituma bamwumva ni buriya butaka bubitsa amabuye y'agaciro cyonyine gusa. Aramutse atagifite ndakubwiza ukuri do. None se ngo none ubwo butaka uvuga ufite abitse bw'amabuye, ubu none ugira ngo kimwe cya kabiri cyabwo cyangwa se hafi kimwe cya gatatu cyabwo izasamwe zo zigifite. Ziragifite, ariko buriya nawe aracyafite ibindi bice byinshi cyane. Kuri iyi nshuro navuga ko izi ngabo ziri kuza kuko zo ziko 23 itakemera kugabana byo n'ibindi bihugu. Noneho uyu mugabo ashobora kuba afite n'ububiko bwinshi bwa stock, bakaba babukurikiranye. Cyakoze nabyo birashoboka. Ya stock vuga ati tubanze tubimumareho burundu. Ameze buriya muri ya Tshisekedi bamubona nko wa mugore wa wundi uza kurikiranye nk'umugabo biceri akabanza akamucucura. Yamara kumucucura akamuseka. Cyangwa se Tshisekedi nuko atareba kure, buriya Tshisekedi ameze nk'umugabo ufite ibiceri cyangwa se umusore umukobwa yamurekeza, ariko akaba ari umusore udasa neza, atari mwiza, atari niboga, hari ufite isura nziza. None uyikundira abakobwa beza, urumva umukobwa nawe yapfa kumubona ko afite ibiceri, afite zahabu, afite igiye kugenda mucucure n'imarago kumucucura bitencaho nigendere. Niko bimeze, niyo gahunda ngo bamugire igikatsi. Ijambo ry'Imana ryo tubwira ngo yo igishe cyangwa se umuntu amaze kukamuka rwose akamera nk'intuza ewa ujukunya. Nibyo rero ngira ngo nibyo impamvu turi kubivuga, turi kwibaza ukuntu Tshisekedi yavuga ngo akeneye ko amahoro ataha, hanyuma we ku giti cye kugira ngo niho bigaragarira ko uyu mugabo amaze kumureba mu mutwe. Ushaka amahoro kandi muri deploying ingabo, ushaka amahoro kandi ingabo z'abatanzania ibihumbi zamaze kuhagera, ushaka amahoro kandi urimo kuzana drone zimara abantu. Hari gushaka amahoro cyangwa urimo gutekinika. Ariko rero narisi Kongo gutera imbere kwayo mu gihe gifite umuperezida nk'uyu nguyu biragoranye cyane. Biragoranye cyane, biragoranye. Impamvu mvuga ko bigoranye, M23 ngewe nagiye nkurikirana biriya biganiro agigira amasezerano ibiki, ikanarekura uduce tumwe na tumwe kugira ngo amahoro aboneke. Buriya Tshisekedi aramutse aretse M23 M23 yatuza bakabana neza, sibyo wese ko bibona.
ariko none ndebera ibyo bintu ntago ashobora kubitekereza, ahubwo ateguye noneho amafaranga yandi akayaba akavagari cyane. Ejo ni amakuru yagiye hanze, uyu mu minisitiri w'intebe wungirije ubwo yatangaga ikiganiro kuri radio na televiziyo bya France 24 y'Ubufaransa, avuga noneho ibindi bintu bagiye gukora. Noneho ibyo bikaguha ko isura y'uko iki gihugu kugira ngo kizatere imbere biragoye. Ndaguha urugero, hari iriya stade y'umupira w'amaguru yo muri Congo, nimba bayita Marakala yo muri Congo, yo muri Congo. Bari bagiye kwakira umukino w'amaguru uzahuza amakipe n'ibindi bindi. Nira stade banje kwangira umukino mpuzamahanga. Okay. Ngaho ndebera nawe icyo kintu. Kwakira uriya mukino mpuzamahanga ni ikintu kigaragaza isura nziza y'igihugu, kikagaragaza iki n'iki byose, igihugu kigakomeza gutera imbere. Ariko noneho amafaranga uzi ikintu babibangiriye se? Iriya stade nuko ifite ibibazo byinshi, iby'umwanda, nta mazi yiberamo, umuriro w'amashanyarazi nawo ntukora neza, rimwe uragenda ugasanga bashyizeho generator, mbega ku buryo ushobora kujyamo usa neza ukanavamo wanduye, mbega nta mutekano uba ufitemo. Ibyo byose rero barabibangira, ariko nkaho yagafasha amafaranga make ngo ategure n'ibikorwa bifitiye igihugu akamaro, ahubwo ari kuyapanga mu kugura ibikoresho bijya kumara abana ba abana b'igihugu cyahubwo, nje niko navuga cyane. Yego niko bimeze Kisekedi nawe ubwe asa nk'umuntu baroze, sinshaka kubitindaho, asa nk'umuntu warozwe kuko abatararozwe ntago bino bintu yabikora. Reka tujye dufata ingingo imwe tujye kuyindi, hanyuma wazana imwe mu ngingo imwe nanjye hanyuma nkazana iyindi kugira ngo twihutishe amakuru yo mu by'ukuri n'iminota yadufasha abantu bana tubabarira tunabiseguraho. Reka twerekeze ku basirikare bagera kuri 40 ba M23 bari boherejwe kujya gukora amaoperasiyo yabo hano muri Makobora. Aba basirikari byari byateje ikibazo cy'uko bashobora kuba bishwe, bashobora kuba bafashwe mpiri, ndetse bashobora kuba bakorewe ibindi. Ariko aka kanya iki gitondo amakuru azindutse atugeraho nuko aba basirikari bagize muri area ya hano muri Makobora, mu gace karimo aba basirikari bose sorry ntagare mu 23 ba Special Ibu na Anaconda nabo ba Garde Présidentielle na Special Force y'Abarundi. Urumva ko ni abantu batoroshye cyane, ariko ntago abo kubona abasirikare baburi wirengero ntagara aba 23 naye mu 23 baburi wirengero baburi wirengero ku munsi we muri Makobora. Muri Makobora bari baboherejeyo ubwo bari bagiye gukora utuntu twabo, barababura bari bagiye muri operation. Zino tuno tuntu bambara tukagaragaza amerekezo GPS twose twabo bari bambaye twavuyeho barababura. Ariko amakuru atugezeho aka kanya nuko aba basirikari bakimara kugera aha hantu babonye ibyo bagiye gukora ntago biri buze kubahira, kandi noneho basanga igice bagezemo kirimo ikoranabuhanga rihambaye cyane, ku buryo nibaramuka bafunguye zira GPS zabo n'ibindi bikoresho byabo bari bubone abanga bari bubone yuko binjiriwe. Bityo rero bahise ko bafata ibirindiro hafi aho ngaho bategereza igihe cyanyacyo. Niko rero ababohereje, urabizi ashobora kuba Special Forces z'abahibu n'aba Anaconda Special Forces na Special Force y'Abarundi ni zose zabafashe. Hoya nukuvuga ngo ni nkuko ngewe naza hano nje kukuneka ari byo ngushakaho, ngasanga noneho uko nakwiteguye wowe no ntuwiteguye birenze kurushaho. Avuga ati rero ningira ikosa na rimwe nkora kambayeho, ahubwo none reka mbanze nkuneke ngo tegereze nshake umwanya wa nyawo. Ariko ndi hafi aho ngaho nta kimenyetso na kimwe mfite cyangwa se cyakwereka yuko ngewe naba ndaho ngaho. M23 rero ni ibingibi yakoze bituma bagenzi babo babona GPS zivuyeho, avuga ati noneho barabarimbuye,
kumbi abana babonye ko nibakora ikosa ryo kwatsa ama GPS n'ibindi bikoresho byabo bari bitwaje bari buze kubonwa babarimireho itaka. ubwo bivuze ngo kuburirwa irengero suko babafashe nuko bakuye GPS nuko bo bazi ko ku bushake bwabo babanza ko batrackinga bakamenya aho bahereye bakamenya aho bahereye ko binjiriwe baranje bafata inkambi aho ngaho bashaka hafi aho ngaho bageza camouflage zabo z'abasirikari baratuza. bivuze ngo bagiye kwataka corporation bagezeyo basanga hariyo Anaconda n'amahibu basanga nabo bafite ikoranabuhanga nabo basanga bafite baravuga ati reka turi kureho bari kuro batamenyesheje ibukuru bagenzi abakomanda b'urugamba batumye bari kuraho ariko mu kurikuraho babikura kugira ngo banze bakore operation nimara kuri operation ngira basizeho izo GPS. Okay enda warumvikanye yanga abakonza avuga ati arasega 40 baburi birengero bizasarambwe aho nanjye kano kantu kaba kanshanze kabisa yego so yango wabyumisha rero mu byukuri ntago byoshe fisi aba yamaze kuba ayakurikiranye 5/5 nuko bimeze nganya nguko rero hanyuma ukivuga kuri iyo ngingo urumva ko u Rwanda rwa Makobora ubwo nimba abasirikare ba 40 bakomeje baje mu operation Makobora hakomeje kubera urugamba bo kugerageza gushaka kuba babohoza iyo Makobora ariko byose bikaba byamaze kuba ibyubusa urumva ko kugeza kose Makobora igiye kuberamo urugamba rukomeye cyane nimba n'ingabo z'abatanzania n'ubundi bavuga ko nazo zigomba kuza kwerekeza muri Makobora. Kara gace ka Makobora na gace navuga ko nako kari strategique muri urugamba na gace twavuga ko karaza kuba ari agace kari ku rundi rwego na gace karemereye na gace gafatika na gace kari ku rundi rwego niko nabivuga agace kari ku rundi rwego ruhanga muri Makobora niyo mpamvu hagiye kubera urugamba rukomeye cyane rwo kugira ngo reko bafata kano gace kuko ufite kano gace ka Makobora hafi ya Tanganyika hafi yose uyifite uyikontorera hakurya ndetse ntago wagira Makobora udafite na Tanganyika yo muri kara gace Tanganyika muri kara gace ifite ugaragaza gukontorora Tanganyika ya Rumonge ifite biba byoroshye cyane rero niyo mpamvu iyi Makobora ya mbere na Makobora kabiri mu byukuri fisi iza kuberamo imirwano ku rwego rukomeye cyane. Ukivuga Tanganyika rero Kazinga ndetse na Karambi ahanga intare zamaze kuba zivugana abadede benshi zabinikishije urusenda zikajya zinika na gace kaberemo imirwano rero aho urugamba ruzenze ku rwego ruremereye cyane aho makuru avuga ko ubu tuvugana ivumbi ryamaze kuba ritumuka anga muri Kazinga ndetse na Karambi nyuma y'imirwano yabaye ejo ku munsi w'ejo muri Gatogo. Amakuru avuga ko rero iyi Karambi ndetse na Kazinga izasangwa zamaze kuba zikubiraniramo abadede benshi ndetse biza kurangira n'abatanzania bake muri bo ndetse n'abazarendo zishwe ku rwego ruremereye cyane. Iyi Tanzania na Karambi amakuru ambwira ko bakubiraniyemo abadede benshi bagoye muri ambushi yaho barangije bakahita bafungirana uko bimeze rero. Hanyuma rero ukivuga hano kuri izi wazarendo ejo mu makuru twabagijeho twababwiye ko wazarendo zishe abarundi bari mu bwato baje kubohoza abaturage bari bafashe akantu ka makuru bampaye akantu kantangaje nuko noneho ngo zemereye zahaye uburenganzira abandi basirikare b'abarundi kuza gutora imirambo y'abo barundi bari bishe ejo bari babangiye no kuza kuyitora ariko babwiye ati noneho muze karibu mwisanga yewe ibintu bijya bincanga imirambo hagana he ni imirambo yari yaguye muri Tanganyika nyine abarundi baba civile bari kwambuka bajya muri Kongo birangira rero wazarendo ibafashe noneho abaje gutabara kwako bari bakoze uburyo bwo kumvikana kuri telefone ntibakunda abarundi bavuga ati none reka twohereze igisirikare cyacu kigende kijye kubohoza abantu abagiyeyo wazarendo zirabica none rero wazarendo zababwiye ati muze mutora abasirikare banyu mujye gushyingura aho da tukivuga ibyo rero izasarambwa zamanukanye umusada rutura karabutaka nyuma yo kumenya ko ewana abatanzania babamanuye nabo ibihumbi n'ibihumbi urumva ko byasa kose ntago bari kwemera kuvuga ngo barabamanuye tugiye turyame ahubwo bavuze ati izasarambwa nazo ati reka tumanure umusada wacu w'abakomando bacu twizeye w'abasirikare twizeye muri rugamba hanyuma bagende bikorereye utuntu twabo nakira amakuru ambwira ko izasarambwa zimanukanye amakamyo 16
ku munsi w'ejo amakuru yari ari gutrendinga nuko ngo bari bategereje itegeko rimwe gusa bakataka M23 oya aba barundi bakataka abatanzania bakataka M23 bari bategereje itegeko rimwe gusa kuko ngo bari biteguye bihagije rero bamanukanye amakamyo menshi nabo M23 nkuko twari turi kubivuga ejo ko uyu mugaba mukuru w'izi ngabo za M23 yamaze kure yavuga ati nta n'umwe uzasubirayo nibaramuka bakoze ikosa rero mw'abantu mwereka tubabwire ko uyu mugabo umugaba mukuru w'ingabo za M23 Makenga rero yamaze kuba yabishyira mu bikorwa koko yohereje ikitwa igikoresho mw'abantu ndababwiza ukuri ko nibaramuka barekuye agasasu kamwe gusa bo bararekura amasasu ari bitabarangiza Makenga rwose mu abagabo bategereje itegeko ariko Makenga nabwo ategereje itegeko nawe ubwo ari butanga itegeko ngo bamwe bategereje itegeko ryo kwatakiza Salambwe ariko Salambwe nazo zitegereje itegeko rituka kwande kwa Makenga urumva rero ko ntabwo urugamba ruza kuba rworoshye aho ruri guhinanira aho ngaho ariko hagati aho Makenga nawe uko ndi kubibona bisa naho ategereje imbarutso ategereje ko aribo bamushotora aho gato none ntago Makenga ajya yiyenza nicyo ategereje gusa ategereje kabisa nicyo ategereje urumva ko uko byasa kose uri musada bamanukanye niho tugiye kureba bimanukanye amakamyo 16 rero amakamyo 16 y'urugamba ubwo no yanga murabyumva basirikare bari bukuntu bangana ubona uhuze nuko izasarangwa zabwiye abaturage ati nimuzamuke mu wa Uvira nimuzamuke mu hejuru nimwe muretse hagiye kuba kantu kadasanzwe muzanye ingabo z'ubundi zasigaye bagiye kuzindikisha urusenda ndetse bazinikiye mu mazi hariya mu bice turuze kugera tugarukaho mutegereze uyu musada w'amakanyo 16 uraza kuba urindwa mu bifisi twanzike iminota yatugendanye ariko uyu ubaye umunsi ndakeka wa gatatu muri Masisi amasasu araravuga akirirwa avuga ibi bintu na n'ubu ngubu muri iki gitondo n'ubundi amasasu nanone reka yabaye amasasu muri Masisi wazarendo FARDC zikomeje kugaba ibitero biremereye cyane kuri mama 23 mu birabirindiro byabo biri hariya ariko izasaramwe zikaba zakomeje mu by'ukuri kubafatirana kubakubirana bari kugenda bisanga muri ambushi zahariya muri biriya bice ni kimwe n'Amasisi ndetse n'abacancuranga mu wa Uvira ntabwo ibintu byoroshye n'akana gatoya bikomeje kugenda biba bibi cyane ku rwego ruremereye cyane ngira ngo wenda hari iminota iranatugendanye bambwiye ko iminota irageze reka duse n'abadusoreje ahangaha hanyuma mu kanya rwose mu gihe cyise mu turagaruka no sasa tubakubita amakuru arambuye ndetse n'andi makuru y'ibiri kora ku Teremi Rwanda reka rero mbe gushimiye hanyuma tusubira mu kanya bye bye